Mwiriwe neza banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi ndabaramutse ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe impundu nyinshi amakondera menshi indirimbo nziza ubwuzu bwinshi ababyeyi bavuza impundu bamwe bakoma amashyi ku mpundu rwose ishimwe Vextina umugore wa Idrissa Ouedraogo yibarutse umwana mwiza cyane w'umukobwa ifura yabo yibarukiye muri Canada Vancouver aho nubundi ari gutura muri iki gihe ishimwe Vextina yashakanye n'uyu mugabo Idrissa Ouedraogo mu kwezi kwa gatanu itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 byari ibintu byiza cyane abantu benshi bakurikiye ubukwe bwabo rero kuri uyu munsi hashize amakuru aravuga yuko rwose ashobora kuba yibarutse imfura yabo yibarutse umwana mwiza w'umukobwa bamwe rero benshi bari bazi yuko ashobora kuba atakibana n'umugabo we batandukanye ko nagira ngo mbabwire yuko Vextina ameranye neza n'umugabo we bishimanye bameze neza cyane dore ko bamwe muri bo bavugaga yuko Vextina rwose ngo adakwiye kubaka abandi bakavuga ngo aracyari umwana ariko rwose iyo Imana yakugenje neza mu rugo rwawe uhabonera imigisha Vextina bamwe bari bazi yuko yatandukanye n'umugabo we ariko ba muri Leta Zunze Ubumwe za Canada aho ngo umugabo batari kumwe dore ko bari bafite n'igitaramo aho bari bagiye gutaramira muri Canada aho bataramiye mu duce tugiye dutandukanye haba Vancouver n'ubundi muri Regina ndetse na Edmonton niko Vextina yahise ahasigara umugabo we barabana ubungubu bibarutse ifura yabo reka kuri mu kiganiro cyacu cy'umunsi mbaye ikaze kandi mbabwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha koraho hasi subscribe cyangwa abone kugira ngo tubane mu makuru yacu mu biganiro byacu byose bizajya bigucika 5 kuri 5 njyewe uri kubagezaho n'umukobwa cyane witwa Joyce cyangwa Joy rero icyo mbifuje no kuzaya mubana natwe kugira ngo mujye mureba ibiganiro byacu byose tuzagenda dusohora ndabaramukije ndabasuhuje bitewe naho iyi video uyiboneye baba ari mu gitondo ndakuramukije haba ari mugoroba wiriwe neza amahoro y'Imana bane namwe ndagira ngo nkwifurize umugisha niba utameze neza ihangane umugisha ubuzima urimo aka kanya niba bagize ibindi bibazo byo bitandukanye by'umubiri se by'iki ihangane kuko ntabwo kubabara ariko gupfa isaha yawe iyo yageze uratabarwa kandi Imana ikagutabara rwose yivuye inyuma Imana ni nziza ku bantu bayemera kandi nawe utayemera ndabizi neza yuko uzi yuko Imana yari yaturemye mwisi idushyira mwisi kugira ngo tuyitungane nubwo bamwe bitugora bamwe bikatugora ariko siko biba bimeze buriya iyo wizeye Imana ukayizera neza ibintu byawe byose bigenda neza rero ishimwe Vextina n'umugore wa Idrissa Ouedraogo muri ubungubu amaze kuba yakwibaruka ifura ye umukobwa mwiza rwose muri kubona uga fresh nagashyize amakuru ntabwo yakwiye ngo atangwaze ajye hanze ariko abantu buriya bamenya amakuru baba bayazi ntabwo umuntu wamuhisha amakuru none amakuru abagaragara rero na amakuru dukesha abandi banyamakuru bo mu Rwanda tuba twizeye tukavuga ati aba bantu bashobora kutubwizaho amakuru meza rero ishimwe Vextina biravuga yuko rwose ashobora kuba yabyaye kandi akabyarira muri Canada ntabwo yabyariye mu Rwanda n'ubundi dore ko muri Canada ahariho ari kubarizwa abariho atuye ni hari kubarizwa abantu benshi cyane baramutegereje batezanya amatsiko yo kuzabona imfura yabo ariko nta makuru tuba twizeye umugabo we rwose yagiye kumwakira yagiye kumuhereza impundu yagiye kumuhereza indabo yagiye kumukora surprise avuga ati mugore wanjye mwiza akana kanjye keza umbyariye ifura yanjye umbyariye umwana mwiza Vextina dore ko ari nawe abyaye bwa mbere ariko biravugwa yuko umugabo we Idrissa uyu Vextina ari umugore wa kabiri ashatse ntabwo ari umugore wa mbere Idrissa Ouedraogo ntabwo ari we mwana wa mbere Vextina yamubyariye ahubwo bivugwa yuko afite n'abandi bana yabyaranye ku mugore wa mbere rero n'ubukwe bwagenze neza abantu benshi barabwitabiriye abantu benshi byamara bya hano mu Rwanda n'ubukwe bwabereye live n'ubukwe abantu benshi bashyizeho impundu nyinshi cyane baravuga ati rwose ubukwe ni bwiza twari tutagejeje amasiko ariko bamaze iminsi badakora indirimbo bitewe nuko ari muri Canada murumuna we akaba ari mu Rwanda ese niyihe mpamvu yagiye muri Canada ese bazongera kuduha indirimbo bazongera
kudushimisha ngo baduhe indirimbo nziza cyangwa bizagenda gute, ariko ntabwo babura yuko bataziduha, bagomba kuziduha kugira ngo tujye tubakurikirana umunsi ku munsi, tubakurikirane 5 kuri 5, tubahereze views nk'uko bajya babivuga ngo tuba dukeneye views, abantu baba bakeneye views, ariko bo barakurikirwa cyane kuko channel yabo icaho indirimbo mu minsi yashize yujuje miliyoni imwe irenga y'abasubscribe bayikurikirana, ahubwo yari yaratinze kuko aba bana nibo bantu batwaye igikombe cya award 2025, nibo bagitwaye, ariko ni na murumuna we wagitwaye kuko mukuru we ntago yari ahari, n'ubundi murabizi yuko yari ari aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Canada niho yari aherereye. Rero batwaye igihembo bahatanye n'abahanzi bano mu Rwanda nabo bakurikirwa cyane, bafite amacana agiye akomeye cyane, aho bari bahatanye na Israel Mbonye, Nkomezi Prosper ndetse n'abandi bahanzi bose b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko nibo ubwabo bagitwaye kino gikombe, batwaye award kuko bari abakobwa babiri nibo bagitwaye. Ibintu byabo bigenda neza, abantu barabakurikira cyane kandi n'ubu ngubu bakibakurikira kugira ngo bashe kuba bareba ibintu byiza cyane, bashe kuba bareba indirimbo nziza cyane, dore ko abantu banazikunda. Bakaba rero yibarutse ifura nziza cyane, aho abantu rwose bishimiye umuryango mwiza Vestina yungutse, aho abantu benshi bishimiye ati onka ni mwonke, ni mubona umugisha, ni mubona amahoro, nyine abantu babyishimiye cyane, ariko ni nabyo kuba abantu babyishimiye, abantu bagatera bakamubwira congratulation, bakamukomera felicitation, ndetse ababyeyi bagakoma n'impundu n'amashyi. Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Aba bana bakuze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Musanze, aho abantu benshi Musanze bayizi nk'aho bahinga ibijumba, bahinga ibirayi, bahinga ibintu bijyanye n'ibirayi, ndetse bakaba bavuga nk'ikigoyi, Umusanze tubazi yuko bavuga nk'ikigoyi. Rero aba bana niho bakuriye, bagira igihe kimwe baza mu mujyi wa Kigali, Imana ibatera iteka. Narababwiye ngo Imana ni nziza ku bantu bose bayubaha, dukora ibyaha twabyangwa n'amaso y'Imana, ariko iratubabarira kuko iba yicaye ku ntebe y'imbabazi. Rero baje mu mujyi wa Kigali bariga amasegonderi barayarangiza, donc mukuru we aza kubona umugabo, ubukwe buragenda neza, ubukwe bwitabirwa n'abantu benshi cyane, ku buryo ubukwe rwose abantu babwitegereje bakabona ubukwe ni bwiza cyane. Kugeza ubu ngubu rero aho abonye imfura y'umukobwa, umukobwa mwiza cyane, ni byiza cyane. Rero yibarutse umukobwa, abantu benshi babishimye, baravuga ati Imana ibishimirwe kuko Imana ni nziza cyane. Imana ni nziza cyane ku bantu bose bayubaha. Ngaye nguko rero reka mire aha ngaha mbifuriza umugisha mwese muri kunkurikira kandi mu nkunda, amahoro y'Imana abahe umugisha, ndetse Imana ibahe umugisha kuko Imana ni nziza, abantu bose bayikunda. Ndabizi neza yuko iyicaro ni y'abantu basenga, ni y'abantu bizera Imana, ni y'abantu bakunda Imana. Reka tujye tuyikunda kuko Imana ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngaye nguko amahoro, imigisha, amafaranga menshi cyane, amahoro menshi cyane, umugisha mwinshi cyane nimwe mbasabira mwese mudukurikira kandi mudukunda. Mureke tuzamurane, mureke tugizamure icano yanyu y'Abanyarwanda yanyu kandi yacu, tugizamure, tujya tubagezaho ibintu byiza cyane, abantu benshi bakabikurikira bakabikunda. Ni byiza rero. Ngaye nguko, bye bye kandi umunsi mwiza cyane.